yitwa Kamuzinzi murara Kigali Today na Kate Radio mwavuze ko muho mwawuzanye mwagombaga kuzana ndege ya kompanyi y'Abaholandi ariko mukaba mwaramuzanye mu yindi mu buryo bwihuse yego kubera ko arabashaka kongera kudukerereza kuki mutemeye ko bajurira umuntu wamutsinda ukifuza ko ajurira hemera abacamanza ntihemera abo baburana twebweho ntitubyifuza ko bajurira ariko icyo kibazo hari umuntu muzima wakibaza ashaka watsinze umuntu ukifuza ko ajurira niko singututse ariko rero ngira ngo watejagura hari si cyo washakaga kubaza ngo twifuzaga ko bajurira abanyamakuru niko mwambereye murakoze pastor nitwa Eric bagira usanzwe no kuba radio y'Ibyambere mujye gutabariza umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa watanze mu mihango yo gutabariza ukurikije uko amateka bigaragaza bahitaga bagiye n'umusimbura abanyarwanda bitega iki murakoze abanyarwanda biteze ngo bitega iki ngo muzagera se umusimbura cyane ko mwavuze ko uwimitswe ari uwiswe umwami none se uti abanyarwanda ngo bitega iki muri uwo muhango ndakizi se ko ndi umwe baza abanyarwanda nanjye ndazamo n'uw'abanyarwanda si uwampyisi shyira abanyarwanda hamwe babaze twarimo twibaza hazabaho kugena usimbura umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa bizwi n'abanyarwanda babaze abiru babaze wese murashyira mu bintu iyo abanyarwanda baje mbajyamo ariko sinabwo nagusubiza jyenyine iyo abiru baje ningirwa umwinu urabajyamo ndagusubiza noneho none abanyarwanda bateranye rero ubabaze nanjye ndasubiza hamwe nabo Murakoze nitwa Rodrigue Rugirahirana ikinyamakuru Times Mpyisi mwatubwiye uburyo ki mwagendanye muri urugendo rwose ndetse n'ikigaragara nuko tubwira ko wamubaye hafi n'umuntu umukunda n'ubwo buhunzi ariko igihe cyarageze amahoro arataha ko wari waramujyanye ari muzima ko amahoro yari yaratashye igituma utamugaruye ari muzima ni ikihe ndi perezida w'u Rwanda se ko ndi pasitoro Mpyisi jya kubaza wowe ngubu utegeka u Rwanda azagusubiza ariko kukiba ariko ngabo rero abanyamakuru bajya bansanga n'iwanjye bagashaka ko nkubaganisha wese nkubwira ibyanjye nkagusubiza ibyanjye ntubaze iby'umuturanyi wanjye yewe n'abana banjye bamaze gukura bafite ibyabo bikorera ntumbaze ibyabo sinabigusubiza ndagusubiza icyanjye nguko kumenya Imana nababwiye icyo ari cyo iyo wamenye Imana ntukubagana turarira ntujya mu bitari ibyawe unyurwa n'ibyawe ndakubwiye icyatumye musigayo ngeraho musigiye Imana ibi ya mbere kandi aho ndi nkamugirana Imana ndagukorera undagirire Kigeli harabambaza ngo kuki wamusize yuko agaruka mfumfumfu n'Imana yanjyanye iramushorera itanga icumbi nkomeza umurimo wayo n'uyu munsi ariko abari mu kaga ko muri iyi si nkabafasha ariko batajya kwiba no kwica undi ese hari ubufasha bw'amafaranga wenda leta kugeza ubu ngubu yaba yarabahaye inde leta y'u Rwanda mfumfumfa ndi umubitsi wa leta y'u Rwanda se jya kubaza umubitsi w'amafaranga yabo ariko
wazugira ngo Mpyisi ndi pumbavu nk'abandi ndi umubitsi wa leta no ujyana mu kigega cya leta ariko yego undi yego yitwa George Chamaka murira RBA televiziyo y'u Rwanda na Radio Rwanda nyamubabaze iyo musesenguye izi ngorane mwagiye mugira cyane cyane bikarinda naho bijya mu rubanza kugira ngo muzane umugogo w'umwami azatabarizwe mu Rwanda mubona zaba zishingiye ku kese urwo ruhande rwabirwanyaga ingingo z'ingenzi rwashingiragaho n'izihe kugira ngo adatabarizwa mu Rwanda? Bashingiraga ku nda yabo, sinabikubwiye nibyo rwose, nta yindi mpamvu ngo bazabone uko agumiyo bakomeze barya mu mafaranga amwitirirwa. Abazungu se babonye yaje bazayabaha. Mundi Murakoze cyane, nitwa Kwizera Richard Mwanina Kigali Today. Ndagira mubaze n'urwo ruhande rw'abantu n'abarindwi barwanyaga ko umugogo w'umwami waza mu Rwanda bifuje kuza kwifatanya namwe mu gutabaza umugogo w'umwami, mwabyemera? ijana gusa abavandimwe bacu se twabababarira, ariko bihari twabababarira rwose. Oya, twaranabikoze turiyo tumaze kubatsinda tukabagenderera tukaganira rwose, twarabikoze. Muzabakira ijana ku ijana. Ikibigira ite irakirigata. Nta bahunze mu Rwanda se baza tukabakira nka so abavandimwe bacu? Ntujye ubibona amakimbirane azavuka yumva ndi bose nzarangiza uruhande rwanjye. Niba rero bazanye amakimbirane bazafata nyuma bazivamo, ariko mu bigaragara bimbwiye ati nsizeho namwakira ijana ku ijana rwose. Yego, murakoze cyane. Leo tumekuja hapa tukiwa tunazungumzia kuhusu mfalme wa Rwanda Kigeli wa tano. Mazishi yake yatafanyika hapa Rwanda, lakini ni mfalme wa Wanyarwanda wote. Mpaka leo ni mfalme wa Wanyarwanda ingawa alikuwa nje ya nchi. Tunapenda kujua ni ushirikiano gani ambao umekuwepo katikati ya familia yake na serikali ya Rwanda, kwa sababu hata kama nyinyi ni watu wa familia lakini pia ni mfalme wa nchi, ni ushirikiano gani ambapo upo katikati, ama ushirikiano gani ambao unaendelea katikati ya Rwanda serikali na familia yake ili mazishi yafanyike vizuri? asante. Mimi najua ushirikiano wangu na serikali ya Rwanda, lakini sijui ushirikiano wa mtu mwingine na serikali ya Rwanda. Tunazungumzia kuhusu ushirikiano wa Rwanda na jamaa yake. Ndio. Hao wote, mtu yeyote katika Rwanda, jamaa yake wao wengine, kila mtu anajua ushirikiano wake na serikali ya Rwanda. Najua ushirikiano wangu na serikali ya Rwanda, sijui ushirikiano wa mtu mwingine. Najua yangu tu, sijui ya mtu mwingine. Ikiwa ni jamaa ya mfarume, ikiwa ni mtu mwingine ni yake. Ni mimi najua ushirikiano wangu individual na serikali ya Rwanda. Siwezi kuingilia mtu mwingine. Naomba nini Wanyarwanda kwa ujumla katika mazishi ili yafanyike kwa heshima kama mfalme wa Rwanda? Ni nini ambacho kinapaswa kufanywa na Wanyarwanda kwa ujumla? Sijui Wanyarwanda, najua mimi. Uniulize mimi, siweze kuingilia huyu ana ushirikiano. Wanyarwanda wana ushirikiano na serikali ya Rwanda, sijui. Ni mimi najua ushirikiano wangu na serikali ya Rwanda. Ukoje huo ushirikiano wako na serikali? Mimi naheshimu serikali, na Biblia inasema uheshimu serikali. Iki gikorwa cyaramuka kibaye nyine mukicara mukaba mwavuga mutenda ntiyasize avuze uzamusimbura, ariko mukavuga muti uzamusimbura mwe muvuganye n'abiru uyu nguyu ni runaka, ni mu muryango we. Yego,
icyo gikorwa cyaramuka kibaye imbere y'itegeko nshinga ry'u Rwanda n'ubundi ritemera ko ubundi ni repubulika ntabwo ari monaje, murumva mutazaba muruhira ubusa imbere y'igihugu kitemera umwami ko aba umwami mu gihugu. leta sigizwe n'iki? leta igizwe n'iki? leta igizwe n'abaturage n'abanyarwanda, abaturage n'abanyamahanga barahatuye. igizwe n'abanyarwanda, abo bakuru nibo bazasanga leta baganire nayo, si wowe sige. ubwo mwaba muvuga ko ingingo igomba yenda kuvuga ko itegeko se nirihinduka nibyo muzasaba? abo ngabo igihe bazabijyamo bazarihindura cyangwa binanirane, ariko ntiwacu urubanza batari bagira bate, batari baterana. uruhare rwa guverinoma kugeza uno munsi rwa guverinoma rwa leta ndi guverinoma nzababwira ngeze he, ndasubiriza guverinoma huwa ndinde ndi babafashije nicyo dushaka kumubwira, ukuntu babafashije kugira ngo wenda imfashanyo yabo twayakira 100%. ariko mbaza uti imfashanyo babahaye warayirukanye? icyo ndagusubiza urayibabaza rero, urayibaza leta. mwitubwire dusobanurire no kutubwira amagambo make, simvuze ngo muravugira guverinoma njye kubera ibanga ngo umuntu ampa ikintu mu ibanga njye kurya. noneho reka tuvuge ko babafashije gutyo gusa. Erega leta yarabyanditse. iyi nzu ni yande? aho wicaye, aho twicara nabazaga n'ahandi. dore imfashanyo ya mbere, wumva se? dore imfashanyo ya mbere. turi mu nzu icyumba kiberamo inama cya minisiteri yande ya minisiteri ya leta. na siporo. ndakurusha ubwenge ndi umusaza. iyi ni ya siporo share ko abato b'uwo mwabaye ni iya leta, na siporo iyo ni iya leta. ntabwo inzu ari iya siporo. nzigisha mpereze rwose. dore imfashanyo ya mbere yaduhaye ni hari umuntu ushaka yego undi yego baguha icyuma sha. erega ndasubiza kandi nigisha. Jewe cyo nari kubaza nuko ese abo biru bari hehe basi kugira ngo tubibarise muri kumwe hangaha uburyo twaje tubabaza kuko harimo ibyo birimo kugorana gusubiza kuko mwe utari mu biru. ngwino ufashe tujye kubashaka, sindi umwiru. yego umfashe tujye kubashaka. nta bari hano mu Rwanda, nta basanzwe abo twabaza. sindi umwiru, niba bahari badahari simbizi kuko ntari umwiru. hariho kukimushyira mu bintu bitari ibyanjye. ariko nimushaka ko tujya kubashaka nimuze duhaguruke twese, ariko mwibaza Mpyisi wenyine. niba bahari simbizi, niba badahari simbizi. ndabashaka wigize ko ndashaka kuba n'umwami, bashaka kuba abamini bajye kubashaka. banyamakuru ndabashimiye, kandi rero mufite akamaro gakomeye cyane kuko ubu ni mwebwe mugiye kubitangaza. ariko ikindi banyamakuru ndabihaniza iteka ryose, kandi bamwe muri mwe narabihanije murabizi. mwirinde kongera mwakunya, mwirinde kongera mwisukari, mubivuge nk'uko nagize nte nabibabwiye. mwirinde kakunyu kanyu na ya sukari cyangwa se kugabanya. icyo ni ikintu kibi cyane, ni ikintu kibi nk'uko nabibabwiye. niba ari bibi nzabyemera, niba ari byiza nzabyemera, ariko mwirinde kongeraho cyangwa kugabanyaho.